Ubu noneho ngiye kubigisha uburyo ki wakura password muri telefone yawe ubaye wayibagiwe, ariko step 1 ndababwira mu magambo, then step 2 cyangwa se next video biriwe bikurikiranye neza. Ukimara kureba iyi ngiyi yo iraza ibikwereka mu bikorwa. Reka manze mbibabwire mu magambo, ubundi indi video iri buze iyikurikiye umaje kureba yine irangiye neza, urahita ubona iyo video yindi ikwereka uburyo ki wakuramo password yawe practically uri kubibona amaso ku maso. Ariko manza wumve ibi by'amagambo kandi ndabiziye neza yuko nabyo niyo wabikurikiza byagufasha. Nta kindi kintu rero ukora, wowe ufata telefone yawe ukayizimya. Wamara kuyizimya ugakanda ku itushi rigabanya volume, ugahita ukanda no ku itushi ryatsa, ukayakanda ayo matushi uko ari abiri, itushi rigabanya volume n'itushi ryatsa phone, ukayakanda ukagumizaho ugategereza. Yamara kwaka uramanura ku ijambo rihera rya nyuma ku nteruro ihera iba yanditseho clean mmc, ugahita uhakanda ukemeza. Telefone yawe ihita yiforomata, password igahita ivamo neza ku buryo bworoshye cyane. Nta bintu byo kumara kuyiforomata ngo hazemo email, byose bikaba birarangiye, phone yawe ukaba urayiforomasa. Thank you for watching my video. You remember to subscribe.